irakomeye nepo irakomeye, ni message ikomeye kuri cya gihugu twavuzeho kiri mu biyaga bigari. Reka mbabwire noneho mbamarireho. Imana yanyeretse nyereka ubuyobozi bwo Imana igiye kurema ibindi bishya. Guhereye none Imana igiye kurema ibindi bishya. Ikindi Imana ambwiye ngo ije gutwikira abantu bayibaye hafi, ngo nimwakire imitaka. Imana ije kurengera, Imana ije kurenganura abarenganye, Imana ije guhagarara. Batire basaba Imana imbabazi kandi basenge, kuko igihe cyo cyagiye ndabona igihe cyagiye. Imana yambwiye ngo mbwire abantu ngo igihe cyagiye, ariko abayirabazi ibahaye umutaka. Nabonye Imana ibatwikira. Batumva babasobanurira. Ndizera ko mu bihugu byose turimo, ibihugu byose bidukikije, nta gihugu na kimwe kitarimo umunyarwanda cyangwa ngo kibemo umurundi. Kandi n'abagande burya ikinyarwanda benshi barakizi. Nta wabura rero bamusobanurira. Ariko ntabwo ari ku mugabane w'Amerika njye mvuga. Byiza ko twabisengera bikavaho, ni byiza ko byanaba tubizi, ariko hari icyo tuvuga tuti twarasenze. Yesu atugire neza rero, ariko nabo nibasenge. Abari muri icyo gihugu nibasenge, kuko ari uguhera mu buyobozi. Twebwe n'ahangaha mu gihugu cyacu tuvuga imidugudu, tuvuga abayobozi b'imidugudu, tukavuga ingabo, tukavuga polisi, tukavuga kuzamura. Ariko guhera kuri izo nzego zo hasi kuzamura polisi aho iki byose, nta hantu na hamwe igikorera abaturage muri icyo gihugu. N'ubuyobozi bwose ntaho gikorera abaturage. Imana yanyeretse ntaho ikorera muri abo baturage, idakorera abo baturage. Leta yaho ntigikorera abo baturage, ahubwo irimo irakora isahura, irimo irakora yijyanira, irimo irakora ishaka kwigendera. Ndagira ngo mbwire abantu ngo nibabe maso, basubye ngo kiriya gihugu biragoye kandi birakomeye. Ariko ndagira ngo mbwire abaturage, ndagira ngo mbwire abantu bose ngo basenge, kuko abayobozi baragiye. Mbonye bagenda, abaturage basigara bonyine, kuko bariho bariba icyo gihugu, basahura bigendera. Mbere ni ukwihana bagasaba imbabazi. Nanjye uri kuri kamera, nubwo ntari muri icyo gihugu, abanyamwuka barabyumva, naho ntakirimo. Nanjye ndasaba Imana imbabazi, nsaba n'umuntu uwo ari we wese imbabazi. Bakunzi b'ijambo ry'Imana, bakunzi mudukurikira mu bice bitandukanye mugiye muherereyemo, ineza y'Imana nibane namwe kandi umugisha w'Imana ubomeho ndetse n'abanyu bose. Mukora subscribe muri mutarakora subscribe, muramushyikiye ubutumwa bwiza, muramushyikiye ijambo ry'Imana kandi muraba mudushyikiye. Turabasuje rero kandi tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ndabakunda, turabishimira kandi dukunda yuko mukunda ijambo ry'Imana. Mwahisemo neza rero uhitamo kumva ubutumwa bwiza cyane. Mu macano yose agiye ahari mugahitamo kudukurikira, kamvuga ngo Imana y'amahoro igibaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Turi kumwe na Mugabe Eric, umuhanuzi w'Imana, niwe tugiye kuganira nawe muri kano kanya. Twishimiye kwa nawe, nubwo mbona simbizi ikibazo afite, muramureba ntago ameze neza. Mugabe turakwakiriye mu izina rya Yesu. Yego, murakoze, ndabashimiye. Kutameze neza, kutishimye wabaye kinoneho? Ntago byoroshye. Nkunda kubwira abantu ngo hari umunsi uza ari mubi. Hari umunsi uza ari mubi ku muntu, burantekereza ko n'ufite byose
ariko ufite byose ndavuga hari uba ufite ubutunzi afite n'Imana. Ndavuga rero ufite imitungo isanzwe buriya hari igihe ajya ahura n'umunsi mubi, cyane cyane n'uba ufite byose akaba afite n'Imana, noneho hari n'udafite ariko afite Imana nawe ahura n'umunsi mubi. Ndatekereza ko mu bantu bose baturi imbere nta muntu utarahura n'umunsi mubi, nta muntu utarasonza, nta muntu utarahura n'inzara, nta muntu utarahura n'umunsi mubi. Nanjye rero njya ngira igihe nabona mesaje zikomeye Imana impa, nkabyita nko guhura n'umunsi mubi, kuko njya nsenga Imana nkayibaza ntariko kuki ahanini umpa ibikomeye, umpa ibintu bikomeye gusa. Ni ukubera iki Imana? Ni ukubera iki? Ni ukubera iki umpa ibintu bikomeye, kuvuga ibikomeye? Niwo mubabaro rero mba mfite, niko gahinda mba mfite, ko kurimo impa ibintu bikaze. Hari mesaje Imana yaguhaye ikomeye cyane akaba ariyo yatumye wiheba gutyo? Ikomeye, kuko na mu gitondo nari ndiho nyibaza nyibwira ko se wa Mana ari kumbwira ngo ninjye kuvuga iyo mesaje, ninjye gutambutsa iyo mesaje, kuko mpa ibintu bikomeye wagiye mpa ibyiza nanjye nkabwira abantu bakishima. Abantu benshi bashobora kuba banyanga batankunda, bakanyangira wenda ibikomeye mvuga, ariko niba byiza. Abantu benshi baza ati Mugabe kubera iki Imana imunyuzamo ibintu bikomeye gusa, kuki itamuha n'ibyoroshye kugira ngo mbase ni umuhanuzi w'ibibi? Abenshi bibaza gutyo nyine. Ndarabyibaza, ariko nanjye nabibajije Imana, irambwira ngo nta cyiza cyo kuvuga gihari, ati byiza nabyo bizaza nzabiguha mwana wanjye uzabivuga, ariko mu gihe ibi bihari nibyo bigomba kuvugwa. Ati ibyo abantu batumva badatega amatwi nibyo ugomba kuvuga. Niyo mpamvu rero nahawe mesaje ikomeye cyane, noneho ikomeye, ariko ikomeye. Ndagira ngo mbwire abantu aho ndi imbere yabo, iyo mesaje irakomeye, iyo mesaje irakomeye, iyo mesaje irakomeye. Reka mbabwire ngo irakomeye. Turaje duguhe umwanya twishe twumve iyo mesaje, kuko byaye byose nanjye mudu nari ndimo y'ikiganiro, nari ntangiye mfite morali bitewe n'uburyo wifashe, bitewe n'uburyo umeze. Nanjye mise mpangayika mise numva mfite kumva iyo mesaje. Ariko byaye byose iyo Imana izanye mesaje biba bisaba kugira ngo twongere dusenge Imana igira ibyo ikora. Abantu bakomeza kudufasha gusenga, ni byiza gusenga. Abantu bakomeze badufashe gusenga. Reka natwe tubanze dusenge mu izina rya Yesu. Utarasenga ariko Mugabo, utarasenga kamaze nkoze kano kantu kubera iki? Uzanye mesaje ikomeye tutarumva ko tugiye kumva mu kanya, ariko ubwawe urabona ko yaguhangayikishe cyane, yaguteye ubwoba, hafi kurira. Urebye ubona ko habura gato ufite agahinda. Ariko dufite abantu bamwe na bamwe navuga ngo bakeneye izo mesaje noneho kuzuba bati Mana nimba ibintu aho kugira ngo basenge ngo biveho, ugasanga barasenga ngo nibize bitebuke. Mbere yuko usenga Imana ni wowe butumwa wagendera kuri abo bantu babifuza yuko habaho ibintu bibi gusa. Mbere yuko nsenga Imana, icyo nabwira inshuti zanjye, nubwo abanyanga kubera ubutumwa ntambutsa, harimo abanyanga kubera mesaje mpabwa, njye ndabakunda, kandi namwe mumbabarire. Ni kuko umuntu atanga icyo afite, ntabwo umuntu atanga icyo adafite. Icyo nicyo mfite rero. Mfite mesaje zitavuga ibyiza, ariko ibinyangira, kandi ngo intumwa ntiyicwa. Mumbabarire, mujye mwihangana, mudufashe no gukora ntuza, dukunda badukurikira ibiganiro byacu, bakore subscribe, bakore iyo ntuza sinze kuyivuga, ariko abantu badufashe bajya bayikora, mudushyigikire kugira ngo ubutumwa bwiza bujye bubageraho. Ni byiza ko twabisengera bikavaho, ni byiza ko byanaba
tubizi ariko hari icyo tuvuga tuti twarasenze. Yesu atugire neza rero. wasenga Imana noneho ukatugezaho mesaje yose uko Imana yiguhaye. Yego. Imana bagire neza kandi baho umugisha kuri iyi channel yacu Mugabe TV 1. Yesu abagire neza kandi baho umugisha. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Uri Imana nziza, uri Imana yacu, uri Imana ishoboye byose, mu izina rya Yesu Kristo. Abakunzi bacu kuri TV, kuri Mugabe TV 1, turabasengeye mu izina rya Yesu. Abadukurikiye mu izina rya Yesu Kristo, ndabasengeye aka kanya ngo amahoro yawe n'urukundo Kristo utanga bibabeho mu izina rya Yesu Kristo. Abarwayi barengere mu izina rya Yesu Kristo, ababaye barengere. Ndasenze kandi nsenge ibihugu bitandukanye. Igihugu cyacu ndagisengeye mwami, bajya baca umugani ngo ujya gutera ubureza arabanza akabwibanza. Igihugu cyacu ndagisengeye cy'u Rwanda mu izina rya Yesu, ndetse na kiriya gihugu cyugarijwe nacyo ndagisengeye mu izina rya Yesu Kristo, ngo urinde abaturage, urinde abayobozi, urinde abana mu izina rya Yesu Kristo, urinde abakozi bawe barimo, abo bose ubarinde kandi ubahagarareho. Ndabasengeye kandi ndagushimiye ko byumvise, kandi nkushimiye Kristo ubarengeye, urengeye abaturage, urengeye abayobozi mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze kandi ndasenze Kristo ngurukire kubana nawe. Ndakwinjiza ngo ohereza abamarayika baguta ingune enye za kiriya gihugu, uburinzi bwabo bagaragareho, abaturage ubarengere, abayobozi ubarengere, abo bose ubahagarareho. Ndasenze kandi ndizeye ko twumvise mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Karibu. Murakoze. Buriya hari igihe ujya gutanga ubutumwa watumwe kuvuga, nepo biragoye kandi birababaje. Birababaje, biteye n'agahinda. Birababaje, biteye n'agahinda. Ariko dusomere muri Yobo ibice 22 umurongo wa 21. Aba ari wo murongo usoma wonyine, ubundi tujyane na message. Yego. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Yobu ibice 22, duhere ku murongo wa 21 naho dusoma wonyine. Noneho iyuzuze nayo, ngo noneho iyuzuze nayo ubona amahoro. Ubwo nibwo ibyiza bizakuzaho. Ubwo nibwo ibyiza bizakuzaho. Inshuti za Yesu, inshuti dukunda, inshuti za Mugabe TV 1, ijambo ry'Imana ratubwiye ngo noneho uyuzuze nayo. Ongera dusomere. Yobu ibice 22 umurongo waho wa 21. Haravuze ngo noneho iyuzuze nayo ubona amahoro. Ubwo nibwo ibyiza bizakuzaho. Ubwo nibwo ibyiza bizakuzaho. Amen. Imana tugirire neza. Ngo yuzuze nayo, ngo nibwo ibyiza bizakuzaho. Imana ishimwe cyane. Amen. Imana tugirire neza. Imana duhe imbaraga zo kwiyuzuza nayo kugira ngo ibyiza bitugereho. Murakoze rero abadukurikiye bumvishije iri jambo icyo rivuga. Reka ntange message rero mu izina rya Yesu. Ntabwo ndi bubatindire kuko sinya nkunda kurambirana. Icyo ngira ngo mbabwire ni message ikomeye. Irakomeye nepo. Irakomeye, ni message ikomeye kuri cya gihugu twavuzeho kiri mu biyaga bigari. Reka mbabwire noneho mbamarireho. Imana yanyeretse
nyereka ubuyobozi bwose bwa kiriya gihugu, bwose bwa kiriya gihugu, guhera hejuru kugeza hasi. Imana inyereka ko bariho basahura. Buri wese arasahura kuko arabona byakomeye, arabona byarenze ukwemera, arareba akabura uburyo, arareba impande n'ibumoso, imbere n'inyuma, nta hantu n'aha na hamwe. Biragoye rero, ariko ndasengera abaturage baho bo muri icyo gihugu. Amanywa n'ijoro sindyama ndiho nsenga, ariko nabo nibasenge. Abari muri icyo gihugu nibasenge, kuko ari uguhera mu buyobozi. Twebwe n'ahangaha mu gihugu cyacu tuvuga imidugudu, tuvuga abayobozi b'imidugudu, tukavuga ingabo, tukavuga polisi, tukavuga kuzamura. Ariko guhera kuri izo nzego zo hasi kuzamura polisi yaho, iki byose nta hantu na hamwe igikorera abaturage muri icyo gihugu. N'ubuyobozi bwose ntaho gikorera abaturage. Imana yanyeretse ntaho ikorera muri abo baturage, idakorera abo baturage. Leta yaho ntigikorera abo baturage, ahubwo irimo irakora isahura, irimo irakora yijyanira, irimo irakora ishaka kwigendera. Ndagira ngo mbwire abantu ngo nibabe maso, basenge, babe maso, tube maso, dusengere kiriya gihugu. Birakomeye. Hari ibyo ubona ukareba ukavuga uti Yesu ibi ndabivuga nte, ariko ndagira ngo mbwire abantu ngo kiriya gihugu cyarakandamije, abaturage barakandamijwe. Ndagira ngo mvuge ngo kiriya gihugu biragoye kandi birakomeye, ariko ndagira ngo mbwire abaturage, ndagira ngo mbwire abantu bose ngo basenge, kuko abayobozi baragiye. Mbonye bagenda, abaturage basigara bonyine, kuko bariho bariba icyo gihugu, basahura bigendera. Ko barabona bagasanga nta shingiro, bareba bagasanga ni ibibazo. Nabo byabayobeye, abana byabayobeye, n'abagore babo byabayobeye, kugezaho bagiye gucicikana impande zose. Bagiye kuzagenda mu bihugu bitandukanye, aho bazagera kandi bazafatwa bafungwe. Yesu ashimwe. Amen. Ntabwo mvuze ngo ashimwe kubera ko bazafatwa bagafungirwa mu bihugu bazaba bagiyemo bitandukanye, ahubwo icyo mvuga ngo Yesu nashimwe ni ubundi butumwa Imana impaye mu ndirimbo ya 47 ivuga ngo n'igihe giti ntambara igashira, n'igihe gito murabugacyaha, noneho nkara ndi ku mutwe wanjye, muri rwa rubavu rwa Yesu nkunda, ntihazagera ibyaha, nicyo gituma huzuye amahoro. Mw'ijuru ntihazagera ibyaha, nicyo gituma huzuye amahoro. Umubabaro n'uw'igihe gito, ijoro naryo n'iry'igihe gito. Ndirira kenshi muri iyi si ndimo, ariko nuko narabona Yesu. Hazaba w'igitondo gihoraho, nibwo nazongera kurira ukundi. Hazaba w'igitondo gihoraho, nibwo nazongera kurira ukundi. N'igihe gito gifite umuruho, n'igihe gito nkazabona Yesu. Nibwo nzabana ndukanye n'ibyago, nzaba mbumbatiwe mu maboko ye.
nzi ko mu ijuru hataba umwijima habaye umucyo uhoraho iteka nzi ko mu ijuru hataba umwijima habaye umucyo uhoraho iteka noneho ntacyo mubabaro ntwaye kuko nza wibagirirwa kwa Yesu nubwo ngifite kubabazwa mu isi mu ijuru nta mubabaro n'urupfu Imana yacu Imana izaha ntagura amarira izavanaho umubabaro wose Imana yacu Imana izaha ntagura amarira izavanaho umubabaro wose abasenga Imana izaha ntagura amarira izavanaho umubabaro wose ababyeyi Imana izaha ntagura Yesu shimwe izavanaho umubabaro wose igihugu cyacu we Yesu shimwe izavanaho umubabaro wose abana bato we Imana izaha ntagura amarira izavanaho umubabaro wose abarwayi we Imana izaha ntagura amarira mina haleluya Yesu shimwe umubabaro wose abashonje we Imana izaha ntagura amarira Yesu shimwe izavanaho umubabaro wose ababa mu bukode we ntagura amarira haleluya Yesu shimwe umubabaro wose Yesu shimwe haleluya Yesu shimwe ntagura amarira izavanaho umubabaro wose umwami wacu Imana izaha Yesu ntagura amarira izavanaho umubabaro wose agasuzuguro we ntagura amarira izavanaho umubabaro kubura minerivare zabawe ntagura amarira izavanaho umubabaro kugenda nta cyerekezo ufite we Yesu shimwe ntagura amarira haleluya Yesu shimwe izavanaho Yesu shimwe amina haleluya yo Yesu shimwe ndagira ngo mbwira abantu bababaye abantu tubabajwe abantu dushonje abantu twifuza abantu turiho twifuza ibyiza byo mu ijuru ndagira ngo mbabwire ngo Imana igiye guhanagura amarira Imana igiye guhanagura amarira kuri buri wese amarira waririye mu isi amarira wababariye mu isi amarira warize kubera ibibazo byinshi bitandukanye ibibazo ufite ubukene ufite kubura minerivare z'abana mu izina ryayo Imana igiye kurema ibindi bishya guhereye none Imana igiye kurema ibindi bishya ikindi Imana imbwiye ngo ije gutwikira abantu bayibaye hafi ngo nimwakire imitaka Imana ije kurengera Imana ije kurenganura abarenganye Imana ije guhagarara ku bantu Imana ije guhagarara kuri icyo gihugu Imana y'amahoro irambwiye ngo ije kurengera abaturage bo muri icyo gihugu Imana yambwiye ngo ije kurengera abana kuva ku mwana kugeza ku mukuru Imana yambwiye ngo ije kurengera impande zose Yesu turagushimye kuri umukozi w'umuhanga Imana ibahe umugisha Imana igumugisha ku butumwa utambukije ariko icyo nashaka kubaza wenda kitwa ngo tutegera muri ese bene icyo gihugu niba umva ubutumwa baramenya ko ari ubwabo yego barabyumva barabyumva kuko abantu benshi ntekereza ko ntabwo Imana ibwira abahanuzi gusa ubu Imana irimo iriyereka buri umwe wese
hari abantu benshi bagiye bakunda gutanga ubutumwa, umuntu akavuga ati wenda ndi gutanga ubutumwa ku mugabane wa Amerika, abantu bakavuga ati se abo bantu barumva ururimi gute? Abo bantu barumva ururimi uri kuvuga gute muga? Bagomba kumva kuko naho baba batumva babasobanurira. Ndizera ko mu bihugu byose turimo, ibihugu byose bidukikije, nta gihugu na kimwe kitarimo umunyarwanda cyangwa ngo kibemo umurundi, kandi n'abagande burya ikinyarwanda benshi barakizi, nta wabura rero bamusobanurira. Ariko ntabwo ari ku mugabane wa Amerika njye mvuga, ndavuga kuri ibihugu by'uburengerazuba mu biyaga bigari. Nibyo by'uburengerazuba, nubwo nibyo ra warumbaje kuri icyo gihugu, ku bantu bakirimo cyangwa se ku batumva ururimi rwacu babyumva gute? Ntago habura umuntu waba wumva ururimi mvuga mu gihugu cyose, kandi ndizera ko ku bijyanye n'ama social media nta hantu atari, nawe yazajyaho aho yaba ari muri icyo gihugu batumve ururimi mvuga, we akajya kuri kamera akabivuga asemura mu rurimi nabivuzemo. Ndizera rero ntaho ubutumwa butagera ku isi, kandi mba ndi imbere y'abaturage bose. Ubwo reka dusabe umuntu wumva buno butumwa agufasha ivugabutumwa abusemure mu rurimi yumva, kugira ngo ugere ku bantu bose aho baba batabyumva, batumva ikinyarwanda babasha kucyumva. Yego, urakoze cyane. Ese Mugabe, ubwo ubutumwa buratambutse, abantu bakora iki cyihutirwa kugira ngo ibyo byago, ndabyita ibyago, bitabagera? Niki kintu bashobora gukora cyihutirwa, nkuko itarushishe nene babwiye ngo musenge iminsi 40, ariko iminsi 40 hazaba harimbutse, bafata amasengesho y'iminsi 3 baciye bugufi, Imana ikunamura icumu ikababarira, ikabarengera ibihano ntibizeho. Uyu munsi ni kihe kintu cyihutirwa bashobora gukora Imana ntiyemere ko bino bibageraho? Icyambere ni ukwihana. Icyambere ni ukwihana bagasaba imbabazi. Yego. Nanjye uri kuri kamera, nubwo ntari muri icyo gihugu, abanyamwuka barabyumva, naho ntakirimo. Nanjye ndasaba Imana imbabazi, nsaba n'umuntu uwo ari we wese imbabazi. Naba naragaragayeho nabi, kuko buriya nzi neza ko naho naba nicaye imbere ya kamera hariho nacumuje. Hariho nacumuje, hari undi bagacumura, hari ubona uko ngenda ati dore cya Mugabe uko kigenda, nagucumuje, umbabarire. N'undi wese uzi ko dufitanye ikibi, twahuriye mu kibazo runaka, ambabarire. Ndi imbere ya kamera nsabye Imana imbabazi. Abantu bose twaba twarahuye nabangamiye cyangwa bambangamiye, ndababariye nabo, nanjye mbasabye imbabazi. Yego. Ubwo cyose kuko abantu bose nibature basaba Imana imbabazi, kandi basenge. Kuko igihe cyo cyagiye, ndabona igihe cyagiye. Imana yamwe mbwira abantu ngo igihe cyagiye, ariko abayira bazi ibahaye umutaka. Nabonye Imana batwikira. Yesu abaho umugisha rero. Imana iguha umugisha. Reka twende ku musozo w'ikiganiro cyacu. Nimba ubutumwa bwose bwatambutse, reka tugusaba utange nimero za telefone usenga Imana. Nimero yanjye ni 0788 96 97 41 82 96 97 41. Ni kare unisengesha. Mana yacu, Imana nziza, Imana idukunda, ndagushimye, ndaguhimbaje, mfite umunezero mwinshi yuko Kristo abagaragu bawe ubahaye umutaka, abagaragu bawe batwikiriye, abagaragu bawe utugiriye neza. Kristo bana na buri umwe, kandi icyubahiro ni icyawe, ntikizigera gihanguka. Uracyari ku ngoma, uracyitwa ndiho, uri Imana ishoboye byose.
urakoze urakarama, urakoze urakabyara, urakoze uragaheka, urakoze kuko urengeye inshuti zacu, urengeye ababyeyi, urengeye igihugu cyacu, urengeye na kiriya gihugu Kristo ukaba ugihagazeho, kiriya kiri mu biyaga bigari. Ndagisenga ngo ukomeze kucyubama hejuru kugira ngo kigire neza, kikugireho umugisha. Urakoze kubyumvishije, turasenze kandi turizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana iguhe umugisha, tuzasubira ubutaha. Yego, murakoze.